ineza yawe, urukundo rwawe, imbabazi zawe ntibirondoreka. Ndabasuhuje bene data mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, ubu uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bari ku migabane itandukanye y'isi, inshuti zanjye bakristo bitorero Lion Mountain Church mu Rwanda, aho muri hose ndabasuhuje, mbifurije umunsi w'umugisha. Nyemerera ufatanye nanjye gushima Imana izinze ijoro ikazingura amanywa. Imana mu bushobozi bwayo, mu budahangarwa bwayo, iravuze ngo niwongere ubeho ubayeho, iravuze ngo komeza uhumeke umwuka w'abazima urahumetse. Imana nishimwe, haleluya haleluya. Imana ihabwa icyubahiro ko yakwimanye nanjye kanyimana. Imana nishimwe ko itubereye maso. Imana ishimwe ko yaburijemo imigambi ncakura n'incabiranya ku buzima bwawe n'ubwanjye. Imana ishimwe ko hari inzobo yasibye ndetse hari imitego yateguye. Imana ishimwe ko yahagaze mu ruhande rwawe kandi nanjye ahanjye hahagaze. Tubanje Imana muri iki gitondo, tuyibanje ku buzima bwacu, tuyibanje ku bacu no mu byacu, tuyibanje no ku babisha bacu ngo ivuguruze iburizemo imigambi yabo mibisha. Mu izina rya Yesu tubanje Imana ihabwa icyubahiro. Imana nishimwe. Iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Lion Mountain Church mu Rwanda. Turacyari mu ijambo ry'Imana ry'iki cyumweru, rigira riti Uwiteka niwe Mana. Uwiteka niwe Mana, ukize Uwiteka niwe Mana, ukennye Uwiteka niwe Mana. Impamvu mvuze ibyo byiciro, iyo ukize Uwiteka niwe Mana, niwe ubasha kugucungira ubutunzi bwawe ngo ntibukuyoyokane, ariko ibyo bishobokera uwizeye Imana, uyubahira mu butunzi bw'afite. Uwiteka rero niwe Mana, niwe wakurindira ubwo butunzi, akarinda ibirenge byawe kuzasubira inyuma. Uwiteka niwe Mana ku mukene, kuko ari we uhindura amateka, niwe uguhindurira imibereho, akaguhindurira situwasiyo, ukabona Imana irabinyuranyije. Uwiteka niwe Mana ku murwayi, kuko ari we ubasha kugukiza by'ukuri. Uwiteka niwe Mana ku bazima, kuko ari we ubasha kurinda buri wese. Uwiteka niwe Mana kuko ari we rurangiza rwa burundu. Uwiteka niwe Mana kuko yubika imigambi y'incakura, akayubikana uburakari bwe. Kandi Uwiteka niwe Mana ajya yimura imisozi itabimenye. Yewe Uwiteka niwe Mana, hari ibyo yimura, hari ibyo ajya yimura akabyimura bitabimenye, maze yarangiza akabyubikana uburakari bwe. Uwiteka niwe Mana. Uwiteka niwe Mana kuko ari we ubasha gushyiraho iherezo ku kigeragezo icyo ari cyo cyose. Uwiteka niwe Mana, we wongera kwemera ko witwa ayandi mazina. Uwiteka niwe Mana. Hari amazina mabi Uwiteka ajya ahindura akakwita, agatuma witwa amazina meza bitewe n'imirimo n'ibitangaza yagukoreye. Uwiteka niwe Mana. Uwiteka niwe Mana. Uwiteka niwe Mana utuma ababyeyi batwita bakabyara. Uwiteka niwe Mana uvana ku cyava akicaranya n'ibikomangoma. Uwiteka niwe Mana ugirira abantu neza atarebye aho baturuka n'aho bavuka. Uwiteka niwe Mana. Uwiteka niwe Mana. Uwiteka niwe Mana. Ndacyavuga ngo Uwiteka niwe Mana. Nawe umfashe kuvuga ngo Uwiteka niwe Mana. Utekereza aho yagukuye n'aho yakugejeje, uvuge ngo Uwiteka niwe Mana. Nta muntu wari buhakugeze, nta n'uwari ubyitayeho, nta n'uwari bwishimire iterambere ryawe, ariko Uwiteka niwe Mana. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Imana yakugiriye neza ititaye aho uvuka, ititaye hariya ahantu uvuka ni kure, ariko Imana ikugirira neza. Uwiteka niwe Mana kuko ntarobanura ku butoni. Imana ishimwe cyane. Muri iki gitondo nyemerera dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Dawidi, Zaburi 62, umurongo wa mbere handitse, umurongo wa kabiri handitse, umutima wanjye uturiza Imana yonyine, niyo gakiza kanjye gaturukaho. Niyo gitare cyanjye yonyine ni agakiza kanjye. Ni igihome kirekire kinkingira,
sinzanyeganyezwa cyane. Imana ishimwe. Ibi Dawidi yari ari kuvuga iri jambo kubera iki? Kuki yavuze ngo umutima wanjye uturuze Imana yonyine? Ni uko yari ari mu gihe cyo kugeragezwa, yari ari mu gihe cyo kureba agasanga nta butabazi yabona. Nawe wibaze, Sawuli ari kumuhiga ari umwami. Ni ukuvuga ngo icyo gihe yaritegerezaga akareba haruguru, akabura ukuntu, akabura ubuhungiro, akabura aho uwamutabara. Arangije avuga ngo umutima wanjye uturize Imana yonyine, niyo gakiza kanjye gaturukaho. Aravuga ngo Imana yanjye yonyine niyo ishobora kunkiza, niyo agakiza kanjye gaturukaho. Imana ishimwe, niyo ibasha kundengera no kuntabara. Uwiteka niyo we Mana. Imana ishimwe cyane, niyo gitare cyanjye yonyine n'agakiza kanjye, ngo ni igihome kirekire kinkingira, sinzanyeganyezwa. Aha Dawidi yuzuye kumva Imana. Aravuze ngo ni igihome kirekire. Ararebye asanga amacumu Sawuli ahora afora amurasa, imyamba amurasa, amuhiga amanywa na nijoro. Arangije aravuga, areba ukuntu ajya akwepa, yahoraga akwepa iyo yamaraga gucurangira Sawuli yenda yarwaye ibisazi. Sawuli ibisazi bye bigakira, nta kindi yamwituraga uretse gushaka kumwica. Arangije areba ukuntu Uwiteka yagumye amukingira iyo myambi. Arangije aravuga ati Uwiteka we uri igihome kirekire kinkingira, sinzanyeganyezwa cyane. Imana ishimwe. Aravuze ngo uri igihome kinkingira. Nawe byari bigukwiriye muri iki gitondo kubwira Yesu Kristo ngo nkingiriza kuko uri igihome kirekire kinkingira. Imana ishimwe. Wari uzi ko ukeneye mu buzima bwawe kujya ugenda ukingirijwe n'Imana. Erega itagukingirije abantu bakurangiza. Imana ishimwe. Ndetse bavuga ukuri n'uko utari, ariko Imana igukingirije, amaso atagomba kukureba ntakakurebe, ururimi rutagomba kukuvugisha ntirukakuvugishe, ndetse n'urutagomba kukuvuga ntirukakuvuge, mu izina rya Yesu Kristo. Dawidi arabivuze rero ngo ni igihome kirekire kinkingiriza. Imana ishimwe. Dusomye umurongo w'8 handitse ngo iki? Ngo Imana niyo irimo agakiza kanjye n'icyubahiro cyanjye, igitare cy'imbaraga zanjye n'ubuhungiro bwanjye biri mu Mana. Imana ishimwe. Dawidi akusanyije ibintu byose, asanze Imana ariyo gakiza ke. Ikindi kandi asanze n'icyubahiro ari icy'Imana, ngo ni icyubahiro cyanjye. Imana niyo ituma wubahwa ukuri kose. Imana niyo ituma wubahwa. Ni icyubahiro rero ufite ni icy'Imana yawe yakuremye, kandi Imana niyo gakiza kawe. Imana ishimwe. Ngo Imana niyo irimo agakiza kanjye. Ni ukuvuga ngo gukira kwawe, gukizwa kwawe no gukira kwawe, kwaguka kwawe no kugubwa neza kwawe biri mu Mana. Imana ishimwe. Ibyo rero nimwo biri mu Mana yawe. Nawe ujye uyiramya, uyivuge neza nk'uko Dawidi ari kwivuga ngo Imana irimo agakiza kanjye n'icyubahiro cyanjye. Yari yitegereje ukuntu Sawuli ahora amurwanya amuhiga. Arangije asanga agakiza ke kari mu Mana ye, ndetse n'icyubahiro nimwo kiri. Ubwo Sawuli arimo kukirwanira amuhiga ngo amwice, ntabwo Sawuli yari azi yuko Imana ariyo gakiza ke, ndetse n'icyubahiro yagihawe biturutse ku Mana. Imana ishimwe. Uwiteka niwe Mana. Kandi aravuze ngo igitare cy'imbaraga zanjye n'ubuhungiro bwanjye biri mu Mana. Yaritegereje arareba asanga ubuhungiro bwe, ahantu ashobora guhungira akagubwa neza,
ahantu ashobora guhungira akagira amahoro yasanze biri mu Mana. Imana ishimwe. Nanjye ndakubwiye muri iki gitondo ngo Uwiteka niwe Mana. Uwiteka niwe wahungiraho akakwishyurira ayo madeni. Uwiteka niwe wahungiraho akagutabara muri icyo kigeragezo. Uwiteka niwe wahungiraho akakurengera akakuvuganira. Uwiteka niwe wahungiraho akagusobanura ugasobanuka. Uwiteka niwe Mana. Dawidi aravuze ngo n'ubuhungiro buri mu Mana. Mu izina rya Yesu Kristo, emera wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, hanyuma Imana ikubere byose hose. Mu izina rya Yesu nongeye kukwingingira Imana ngo Umwuka Wera kwemeze kandi agufashe uhitemo neza, uhitemo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Ndakubwiye ngo Uwiteka niwe Mana, niwe rurangiza rwa burundu, niwe wabikubashiriza, niwe wabikugiramo bikemera, niwe wakurengera, niwe wakuvuganira, niwe wakuvura iyo ndwara. Uwiteka niwe Mana, niwe wakugerera hariya utabasha kugera, niwe wagusobanura ugasobanuka. Uwiteka niwe Mana. Shalom shalom. Imana ibahe umugisha, muhahe muronke. Ndabakunda.